Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gusora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gusora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, imbere hari umuyobozi w'amatungo. B, imbere hari inzira ya gari ya moshi. C, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. D, inkoma nibambiye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Ubundi zino gari ya moshi yari bya bigari ya moshi binini bigendera ahantu habambiye, haba hakoze nk'urwego. Inzira nyabagendwa zikoze nk'urwego, ari ibintu by'ibyuma bikoze nk'urwego, ariko yari gari ya moshi ntoya ziba zishobora kugendera amapine. Rero mu gihe iri kugendesha amapine ibiri kugendera ahantu hatabambiye. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Niba ugiye kugera kwa zino nzira bakabikubwira hakiri kare kugira ngo uze kuhagera warushijeho kwitonda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda biba bigomba kugira iki? A, umuyobozi. B, umuherekeza. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A umuyobozi na B umuherekeza bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi. Kugira ngo ikinyabiziga kigende kiba kigomba kuba gifite umuyobozi. Niba ari imodoka ni umushoferi, niba ari ipikipiki ni umumotari. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe. Aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali cyangwa mu buryo bwa online uri hafi bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri cyangwa se ukaba uri kure, turakwigisha mu buryo bwa online wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa iki? A, abanyamaguru. B, ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A abanyamaguru na B ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri bikaba biri ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, harimo nk'ibinyamitende ibiri nk'amagare ndetse n'ibindi. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera? Ese ni ubuhe bwoko bwa feri? A, feri y'urugendo. B, feri yo gutabara. C, feri yo guhagarara umwanya munini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni A, feri y'urugendo. Feri y'urugendo niyo ituma imodoka ihagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahaterera cyangwa se igeze ahantu hacuramye. Naho feri yo gutabara ni bwa bwoko bwa feri bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atakirimo gihagaze, rero haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, bikubwiye hakiri kare, nuhura nabyo mu kizamini urakora mu kanya uhita ubikora. Murabizi mba mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifiteho amakuru, uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigeraho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buhe buryo? A, agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B, ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rishije. C, icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese icyagagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni ikihe? Bakoresha icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Ubundi ni iyi C, ariko uriko nabavuze santimetero 20. Rero turahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko niba bavuga santimetero 30 uzamenye ko ari cyo gisubizo kiraba ari icyanyacyo. Muri make ni icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko bavuze ngo santimetero 20. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko ni cyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa kivuga iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga cyangwa ni mpande eshatu cyangwa se ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishijemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba kivuze iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu saha. B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C, iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. D, umuvuduko uri hejuru kilometero 30 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Kino cyapa ubundi ukibona wari wamanje kubona ikimeze gutya ariko kidacishemo umurongo ubereretse w'umutuku. Bari kukubwira ngo ongeza umuvuduko muto uri buze kugenderaho abe ari uwo nguwo uri mu birango. Muri make harimo nka 30 gatwarira muri kilometero
kilometero 25 mu saha barakwandikira, kubera ko bari kugira ngo umuvuduko muto uragenderaho abe ari uwo nguwo uri mu kirango. Rero iyo ubonye kino cyapa noneho bacishemo umurongo ubereretse utukura, ushaka wagendera ku muvuduko uri munsi yo nguwo wanditswe mu birango. Niyo mpamvu kino cyapa tubonye ku gisozo cya Nyacyari B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa bari bagutegetse, niyo mpamvu tuyanditse wa papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyapa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bigendwamo n'abana, ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Se A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Murabizi ni ikinyabiziga giparitse ku muhanda, hari ukuntu kigaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bari kuza bagisanga baberenye ko kibabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda. Ariko ibinyabiziga bigendwamo n'abana, turiya tugare bashyiramo abana bagasunika, na bino binyabiziga bigendwamo n'abamugaye, turiya tugare basunika, n'ubundi ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe biri kwambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda iruhande rw'umuhanda, kubera ko mubona ko nta matara ndangaburumbarare tuba dufite turiya tunyabiziga, ndetse nta n'ibinyoteri tuba dufite. Rero ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana. Ndizera ko waramutse, ndizera ko waramutse wa papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingano cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Kirangwa n'amabara asate: A ubururu, umweru n'umukara; B umukara, umweru n'umuhondo; C icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Niso cy'ukuri nta kindi ni A ubururu, umweru n'umukara. Kino cyapa cy'inyongera ushobora kuba utakizi, ariko uzi ukuntu ibyapa nyongera biteye. Ibyapa nyongera video yabyo narayikoze, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu hano duhisemo A ubururu, umuzenguruko w'ubururu, umweru, ubuso bw'umweru, umukara aba ari ibirango by'umukara. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramutse wa papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo muri iri sangano ry'umuhanda ari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niyo mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano. Tegereze neza mwari no sangano ry'umuhanda tugezemo, hari kiriya cyapa cyanditsemo stop, bisobanuye guhagarara, n'uriya murongo urombereje imbere y'iriya modoka. Nukwera iki ari kiriya cyapa n'uriya murongo. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A biragoye kubona neza mu muhanda munini. B umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A biragoye kubona neza mu muhanda munini. Urabona ugiye kwinjira mwabona muhanda munini, ntabwo uri kureba iburyo bwawo, ntabwo uri kureba ibumoso bwawo, kandi hari ibinyabiziga ugiye gusangamo. Uzabanza ubone kino cyapa cyanditsemo stop, bikubwira ngo hagarara kanya gato nubwo nta kinyabiziga waba uri kubona, kugira ngo winjire mwari no sangano ry'umuhanda ugenda gake gake udateje ibyago.
ibyago abayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Ndizera ko waramusitamo A biragoye kubona neza mu muhanda munini. Ndizera ko waramusikandikaho wapapuro tari wahisemo. Ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10 agomba, keretse yanyuze cyangwa agiye kunyura ku kindi kinyabiziga, gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuyigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa. Ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Bishatse kuvuga iki? Niba utwaye kino kinyabiziga gifite uburemere burenga ibiro 3500 gifite n'uburebure burenga metero 10, birumvikana ni rukururana, uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe n'ikinyabiziga kikuri imbere kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga naguturuka inyuma ashaka kuwudepasa akabona hari ikindi kinyabiziga cyahise kiza ahigobeke muri uwo mwanya wasize adateje impanuka. Ariko bari kukubwira ngo uwo mwanya wawureka mu bihe bikurikira. Wawureka ryari? Mu gihe ibigenda mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Igihe ibigenda mu muhanda ari byinshi se mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haso cy'ukuri nta kindi ni A. Mu gihe ibigenda mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, ugeze ahantu n'ubundi bigenda mu muhanda ari byinshi arambutiyaje uwo mwanya wawureka. Cyangwa ugeze n'ubundi mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, n'ubundi uwo mwanya usiga kugira ngo nakunyuraho ahigobeke. Rero niba mugeze ahantu n'ubundi kunyuranaho bibujijwe, uwo mwanya ushaka uba wawureka. Ndizera ko waramusitamo A. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Mbibutsa ko ukeneye kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo amatara ndanga cyerekeza agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utarigerwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ayo matara abasate: A, amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B, ay'inyuma batukura cyangwa se n'icunga rihishije. C, A na B n'ibisubizo by'ukuri. D, ay'inyuma basa n'icunga rihishije. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B n'ibisubizo by'ukuri. Murabizi amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma batukura cyangwa asa n'icunga rihishije. Ndizera ko waramusitamo C. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C vuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu gisubizo cyacu bari baduhayemo ibisubizo byo kuri bibiri. Ndizera ko waramusitamo rero C. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushaho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A, ntacyo gihindura. B, abo rireba nibo batambuka mbere. C, abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko isocyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni a, ntacyo gihindura. Bari kukubwira ngo nyura ahantu urushijeho kwitonda kubera ko waguteza ibyago, bakoresha itara ry'umuhondo rimyatsa bakwereka icyo gice cyaguteza ibyago. Ariko si cyo itara ry'umuhondo bari gukoresha, hari icyo rihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga, rigagira icyo rihindura ku maferuje cyangwa ku byapa byo gutambuka mbere. Oya, ntacyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ndizera ko waramusitamo a, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurumuri kamwe iyo zikurura n'ibinyabiziga bikurikira. Zikurura n'ibihe binyabiziga: A velomoteri, B ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, C igare, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko isocyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari igihe batubaza ikibazo neza kimeze gutya ariko tugahitamo nka B. Tuzahitamo B ryari, tuzahitamo D ryari. Niba bavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uzahitamo B. Hano bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Babikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gikurikira kivuze iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bw'ubururu bucishamo umurongo utukura ubereretse. Kikaba kivuze iki mu byapa byo ku mihanda? A ntihanyurwa, B birabujijwe guhagarara umwanya munini, C umuvuduko utarengeje, D inzira y'abanyeshuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko isocyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa iyo kibonye uba ubujijwe guparika umwanya munini munsi yacyo. Bibutsa ko tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho cyangwa se mu gihe ikinyabiziga cyacu bakidepashije tuba tugomba gukora iki? A tugomba kugabanya umuvuduko, B tugomba kongera umuvuduko, C tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko isocyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho batudepashije tuba tugomba kugabanya umuvuduko. Hari igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kunyuraho ukagira ngo akwibukije ko wari uri kugenda gahoro, nawe ugahita wongeza umuvuduko, kandi abari kugenda mu ruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibindi binyabiziga biri guturuka imbere yanyu biza bibasanga. Rero biba byabateza ibyago. Ahubwo mu gihe bakunyuzeho gabanya umuvuduko cyangwa se ukomezanya umuvuduko wari ufite. Rero mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho tuba tugomba kugabanya umuvuduko kugira ngo umuntu watunyuzeho ahita agaruka iburyo bitamugoye. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Telefoni ko ari njyewe wayiguriye ntinemerewe kuyikoresha he? A mu biro bya leta, B mu biro bya polisi, C igihe utwaye ikinyabiziga, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni se, igihe utwaye ikinyabiziga ntibyemewe gukoresha telefoni igihe utwaye ikinyabiziga. Hariho hose waba ugeze n'umuvuduko uwo ariwo wose waba uri gutwariraho, ntibyemewe gukoresha telefoni mu gihe utwaye ikinyabiziga. Mu biro bya leta aho murabizi hari na serivisi dusaba bakazidukemurira tubahamagaye. Mu biro bya polisi murabizi niyo habaye impanuka uba ugomba kuyimenyesha uhamagaye rimwe rimwe kabiri kandi bakagufata. Ariko igihe utwaye ikinyabiziga ntibyemewe gukoresha telefoni. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse wa papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikimuga kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda? Ahagarara utegereza amabwiriza. Be umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko wateganya icyago imbere ye. Se kukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza. De hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Murabizi bino byapa tukunda kubibona. Wenda umuntu yaratwaye ikamyo imupfira aho iri mu muhanda ntiyayiterura. Abafite icyapa kiburira cya mpande eshatu agishyira muri metero 25 avuye aho ikinyabiziga cye cyahagaze mu muhanda. Noneho icyo cyapa we yukibonye gitukura mu muhanda uhita ugabanya umuvuduko uteganya icyago imbere yawe. Akenshi nukibona uzamenye ko nk'imodoka yapfiriye mu muhanda cyangwa akaba ari ikindi kibazo mu muhanda. Rero bashyiraho icyapa gitukura cya mpande eshatu kugira ngo bakuburire hakiri kare kugira ngo umenye ko ugomba kugabanya umuvuduko. Rero nukibona uzagabanya umuvuduko uteganya icyago imbere yawe, ariko weho niba ari wowe imodoka yawe ipfiriyeho uri mu rugendo wibuke ko uzagishyira muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramucyandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? Kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. B umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Se kwatsa amatara marembare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. De kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Wirinda gutanguranwa n'amatungo. Ahubwo ugabanya umuvuduko ukareka zigatambuka, zamara gutambuka ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo zitaguteza ibyago. Ibyo byago harimo n'iby'impanuka, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramucyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikimuga kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye autobus iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? Ubonye zino autobus zino zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange iri kuva hariya ziparika ku muhanda, ese wakora iki? Gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. Begabanya umuvuduko maze ureke yikomeze. Se gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. Demenyesha umuyobozi wa autobus aguhe inzira. Uba ugomba gukora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Gabanya umuvuduko maze ureke yikomeze. Ibonye autobus iri kuva hariya kuri parking ziparika zifata abagenzi bari kuvamo cyangwa bari kujyamo, ukabona yatangiye kongera kugaruka mu muhanda, wowe uri inyuma yayo uhita ugabanya umuvuduko maze ukareka igakomeza kubera ko uba ugomba kuyihinzira. Ndizera ko waramutamo B, ndizera
ko uramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyanditsemo amagambo y'icyongereza avuga ngo stop, bisobanuye guhagarara mu kinyarwanda. Urahagarara byagenze uti? A, guhagarara aho abanyeshuri bambukira. B, hagarara akanya gato. C, ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira. D, gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, hagarara akanya gato. Kino cyapa iyo ukibonye kenshi ugiye kuva mu muhanda muto usukira mu muhanda munini kandi hari ibinyabiziga ugiye gusangamo, bikaba ngombwa ko uhagarara akanya gato mbere yo kwinjira muri uwo muhanda kugira ngo niba hari ibinyabiziga byaje ureke bibanze bitambuke, ubihe inzira, nimara gutambuka bigabanutse ubone kwinjira muri uwo muhanda ugenda gake gake udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Ndizera ko uramutse B, ndizera ko uramutse ukandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora bukanya urahita ugikora. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Nk'uko mpora mbivuga, tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV cyangwa unyandikiye kuri WhatsApp, nimero mba nayibahaye nkwe video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda mu gihe kitarenze iminota 2. Nkunda kuba ndi online. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza kuri kategori zose cyangwa se kuri provisoire. Buri munsi barakora kuri provisoire, naho kuri kategori imyanya irahari kugeza mu kwa gatandatu. N'izi Busanza zirimo ubungubu wakwa kategori yo kuri murabizi zakundaga kubura. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe, ni ku bantu bari hafi cyangwa se mu buryo bwa online uri kure cyangwa ukaba uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukunda guza twigane mu ishuri. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abantu muri hafi gukora amahirwe masa.